Imineke muragura. Bakunzi ba filimi nyarwanda, nyuma yo kubagezaho filimi nyinshi zitandukanye mwakunze muri benshi nka Tears of Love, My Story, ubu noneho tukuzaniye filimi nirurangiza yitwa Why Me. Kuki njye? Ni filimi irimo abasitari batandukanye mwakunze mu mafilimi atandukanye mwamenye ku mazina nka Fabiola, Intare y'Ingore, Shema cyangwa Gahima mu mafilimi atandukanye, Hunter, Megan n'abandi benshi. Ni filimi igaruka ku buzima bw'umusore wabo baba barasigiye imitungo akaza kwisanga mu rukundo n'umumama w'umuzunguzayi w'abana babiri. Uru rukundo mama w'uyu musore ntago arushyigikiye cyane ko uyu musore aba asanzwe afite umukunzi wundi w'umusinzi kandi umuca inyuma. Ese uru rukundo rurashoboka? Yikurikira urebe imbaraga z'urukundo urebe se koko uru rukundo rurashoboka ruzatsinda cyangwa ni kuri Hobe TV show. Uwo Hunter wawe nimba ari n'igiki niba ngombwa ndanamwica. Uvuze? Yego. Kabari nawe kubwiye kubeshya ni kuri. Amaso yawe atuma umuntu avugisha ukuri. Hari kusa na nyine nyiriye kusa nyine nakora n'imbabarira. My daughter. Lady? Dave. Ariko mega. Ubu njye nawe tuzaduhurira mu muhanda gusa cyangwa muri coffee shop. Ubu nta kuntu ko n'undi tumaze kuba inshuti bihagije ushobora kuza ukansura cyangwa nanjye ubwanjye nkaza kugusura and then urabyumva uti Ubwo bagiye ku rwenya rugeza kuza iwawe kugusura. Byagoye. Kubera iki? Okay, tekereza nje n'umukobwa mukundana kahansanga za nambara z'abakobwa sima nshaka kwibona ndi mu nambara n'abakobwa nk'umukobwa kahansanga ngo uri hano ko ibintu by'intambara ntabwo byakunda. Ariko ntashiringira kandi n'ukuri pe. Sorry nkawe umugabo w'umuntu bakundana. Ikindi kuza mu rugo wakaje ariko mu rugo ni hatoya turi benshi n'ubundi ntabwo twaganira nk'uko tuba twifuza kuganira bajya badusakuriza. Ikindi ababyeyi tubana uramutse uje mu rugo babibona nabi ko bakunda kunywa impanuro nyinshi bavuga uti yatangiye kuzana abasore mu rugo yatangiye ntabwo byagaragara neza. Ni nayo mpamvu ari byo byiza yuko wansura rero iwawe ho azambona ndi kwinjira iwawe. ni sawa. Akose tutabeshya uranshaka mu kigogo. Ase Vumiriya mu by'ukuri bumva nta kintu n'abandi kugushakaho. Habe na kimwe wampaye amahoro kubizi ko ntagukunda nta nubwo nigeze nkukunda no mu buzima bwanjye habe na gato wampaye amahoro. Waje gukina n'amarangamutima yanjye rero wumva ko bizakugwa amahoro. Giye nakinye n'amarangamutima yawe gute? Umuntu ungana nawe se akina n'urukundo. Akopi uribuka njyewe nzi wawe byose wabara byibagiye mbikwibutse. Ndabyibuka cyane nk'ibyabaye. Njyewe nk'ibyabaye. naje wawe mpunga polisi ukajya wari umbwira ngo nimvi wawe ngo nanjye bazamfunga ngo bari kumpiga. Ibyo ngibyo byose urabizi uburyo nabyihanganiye paka njyewe ngiye nkaho wakaretse ngo umamahoro uri gukomeza kumbangamira. Uragira ngo nkore iki? Wambara ukama amahoro muri njyewe. Njye se ubona mfite amahoro? Njye se narakubujije cyane rwose. Nta n'ikintu cyambujije amahoro nkawe n'ukuri kw'Imana. Ubu nirirwa nk'ubungaho nkwirukankaho. Shimye ko ngiye wambonyeho ubuhungiro. Ngiye ndahungira hehe? Ibyo wankore ntabwo bihagije. Ukuntu wanyisha uruboze mu mezi twamaranye ntabwo bihagije. Se kunagusabye imbabazi. Kubera iki kucyubaye nk'umuntu utababarira se? Narakubabara ariko mamahoro
nimba ariyo ndora witwarisha ngo waranteye nta nda wanteye umwana n'uwa Hanta kaye umwana n'uwa Hanta ubimenye Hanta nyine Hanta uribuka uzi wanjye ko twahise twipima tugasanga nta ndirimo nimba se yabaga itaragaragara ku buryo wayipima ukayibura se wayimenye ute haciye ukwezi n'iminsi sibwo twongeye tugapima ninde se wakubona ko mba mu gipangu cya Jenyine nkabibaze nje nkahitamo kwamira nkahagoma nkabagiye imigani ntabwo ndi butahe kwa Devu ndakwamira byandi by'iki gihe nkahitamo guma nahita mfatira nibyo byawe nibyo nahita mfatira ndagufasha nimba ibyo ntabwo nzazi oya se kandi kugira ngo nzaze rero ufatiraho ko twari inshuti akakanya dupfuye iki ibyo bidafite ngo nanjye mweta ngo nyine ngufatira kuko ntawenzi ko nta kindi cyorezo wenda kiri hano hafi gishobora gutuma abantu batemerwa gusohoka mu rugo ngo birangire uhagumye burundu usibye ko n'ubundi cyanashimisha kurushaho cyane uhagumye sinakubwiye se ngo nagufashe numvishe ibyo ushaka oya ntabwo naza Devu kuko ntazaza ugasanga uransekeye nkatwarwa nagize nkisama ntasandaye it's okay usandara nkagusamana nyabingewe yes niko wasandara akaba ari ngewe ngusama kandi no I'm serious ariko ibintu siko twabaye bamaye babo dura mu muhanda buri gihe kubona ndumwana mwiza ubona aricyo nagutwara nsubiye ko n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu oya ntacyo bari bankomye ntabwo ari ngewe barankomye ariko byo ndabizi ko uri umuntu mwiza ndangamira ko buri ubwiza ubwitonzi bw'umusore ubumenyi muri babiri mwenyine muri ahantu nk'iwanyu nibwo nabyo vuga ngo ubu nabihamiza ko witonda hari agace ntarabona igihe buriya nzabihamye neza ndakubaha kandi uramutse umbwiye ngo no okay ariko uvuze yes wa mugani wawe ntabwo nakomeza kuba umwana mwiza amba gahunda rero ni hari ikintu kijya kintangaza ni ukuntu ntajya mbasha kukubeshya amaso yawe atuma umuntu avugisha ukuri tugasanga ufite inda Hanta yaje atetse kutigeze uva iwanjye icyo gihe Hanta uwo yabije mate mu by'ukuri ikintu ndi kugusaba ni kimwe wimbaza ngo harya ngo ndashaka iki mu muryango wawe ni wowe nshaka kandi reka nkubwize ukuri nimba ushaka ko nzasara nimba ushaka ko nzata umutwe wampaye amahoro reka nkubwize ukuri wirira nzahora mbigusobanurira igihe cyose nzahora nkura mu maso singukunda sineze no kugukunda rega wakimwe n'amarangamutima yanjye ntago byarangira gutya sinigeze nkubwira ko ngukunda ibintu byose uko byagenze guhera ku munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu byose urabizi kubera icyo urimo urakomeza nge ushaka ko nsa ariko urazi ikintu ngiye gukora niba na ngombwa uwo Hanta wawe nimba ari n'igiki niba ngombwa ndanamwica uvuze yego uvuze nibiba ngombwa nta mikino kuko njyewe ntago wanyishima hejuru ngo uri kumwe n'uwo Hanta isura yavuye yanyayo ntayuzi njyewe yanjye urayizi wirwaga unkubita nkakurega ugahondagura nk'ingoma z'abaporosi ndakubwiza ukuri imbere y'Imana uribeshya Hanta agacika n'agasebe ahubwo ni message nguhaye agacika n'agasebe ni message nguhaye bigerageza akusuka umuntu abihora mukagira ngo ubundi muri iki gihe hari umuntu w'ingingo urukundo nimba nagukunda singukunda urantwitiye ariko kuba ngutwitiye se bivuze uyu numbyarire njye warankoye se uwo yagukoye zingahe izo yankoye zose ntago zikureba wamaraga iki wanjye njye biriya bintu nayifata nko kunshimuta isibye ko umuntu aba yakwihora akanga kuvuga
uba aka kanya ejo bundi uza unsanga wankunze wasaze ngo naragushimuza. Ntabwo njye nigeze ngukunda. Wamara- Ibyo bintu tubyumvikaneho. nanjye ntabwo nshobora gutekereza kukubeshya. useka neza shaka. Ntabwo uzi buriya cya gihe Isabelle ambwira ngo nta muntu wemerewe kubwira ibi n'ibi. Umutima wanjye agatari kubura kikubwira Dave se si umuntu wawe sibuze Dave si sibyo wowe. ratasinde umuntu wanje. Kandi nshaka umuntu wawe cyane. Okay. That was good. Coffee kari karyoshye. We should do it again. Maybe hopefully utekerezeho n'ubyemo. Nzagutekera irenze ibi. Ariko Mu rugo amakuru yo mu rugo yawe nayamenye. Nakuvumbuye. nyamara ushobora kuba uri muri itinze kandi urwo ushobora kuba wawe at the end of the day. Kuko iminsi izagenda tuzagenda tureba byarigiye buriya tuzavamo gusangira agakofu twareka tugende no mu rugo tubanza nko kureba koko nimba zitonda. Ariko Dave ndagushimiye ko muri minsi bamagayitse mu kazi wagiye umba hafi call yawe message zawe nagiye numva ntari njyenyine birangira nanimvishe ko bisanzwe na karakazi kaye ndagakunda. Erega buriya Megana ndagushimira cyane ibyo ukora byose, ukuntu bikorane umutima mwiza, ukuntu bikorana ubwitonzi n'ubushishozi. So ibyo mba nkora byose birizana tu. Mba numva nshaka kubikora, mba numva nshaka kuba iruhande rwawe, hafi yawe. Urahamba kuko nayizigaye no imbaraga ngira atari ngiwe gusa hari undi muntu. Koko se. Okay. None se nta nubwo mpakaribo. Niba kuze wanjye okay. Wenda ntabwo turi buganire byinshi ariko at least mbona aho turi. Kubera rero ntategurije mama wo mu rugo rikumva. Hari mama wawe urimo? Ariko ababyeyi tubana ndabo bahambafata nk'umwana wanjye. Okay. Kumva ahubwo wenda bizasaba igihe mbateguze hari umushyitsi wibuze. Hari umushyitsi uzaza. Yego aho niho bambare imishanana. N'imishanana kandi. None. Oya ababyeyi babwiye icyo kintu bahita babipanika bakabigira byatanje. Ikibazo nshaka kuzabibabwa gutyo gataba ati Megane nugambeye gusurwa abona ari umukwe bagatangira bagatekereza ibintu bitari byo. Kuki bitari byo? Okay basi reka ibyo tubyihoreshe rero wanjye. Ntabwo ndi sheri wawe. Unyita izina ryanjye Vumiriya. Nibikunanira unyite mama Kate. Yego Vumiriya we. Ikintu gihari ni kimwe. Icyo kintu ugenda ugitekerezeho wowe ubwawe. Kuko nanjye nta mahoro nzaguha mu buzima. Mu gihe uri kumfata gutyo Bambire ati yirukana nimba no kwirukana. kambi kubwiye Kayimara ubwoba ntabwo banyigufitiye. Nanjye rero ndagira ngo noneho sinkirimbwa ndi intare. Umuntu w'umusore abimbura mukora kirwa yiruka inyuma y'umukobwa. Nagutonze iminsi kandi imbura mikoro. Ma facture nkwishyure. Anyasharekese. Ma facture nyine. Nubu nagutunga n'uwo mugabo wawe nabatunga. Ubu ariko ufite ikipi ira chambrette yawe idashinga nibye. Ni ushaka kunsubizamo. Umuceri ibishyimbo twahindura umuceri nako ibishyimbo n'ubugari. Njye nibwo buzima uri gutekereza. Wewe ubwawe wari kuzapfungura imodoka nk'iyi. Wese ari yugira. Hari igare ari ikintu ugira. Ibyo bintu basi yo tuza gucana muri ubwo buzima ntunarenzeho kujya unkubitago. Ugize kumfata nabi kuntunga nabi ugeretseho no kunkubita. Ikindi kintu wifuza mu buzima bwawe ni iki? Genda ubaho ubuzima bwawe umamahoro nukomeza kuntesha umutwe ubwisha kuri imbere y'Imana. Nziyahura kandi ibintu byose bizakujya ku mutwe. Yaba wowe yaba hanta mwese mu mburi maze ndebe ushaka kwica ngo muzicana. Kababwira.
mani ntukazajya umbwira ubusa ukamubwiza ukuri kwiyahura byo sinabyemera ko wiyahura nabyo se uzitambika oya mu byo uvuga ibyo byose byo byibagirwe nimba udashaka ko niyahura rero mama w'uro yanjye ako se ngiye muragira ngo nziyahura igihe waneshereje umutwe ntabwo ryashe ngiye nziyahura yaba we nuriya tushaka kwica maze mwe winera n'iseseme mbi inyuma vaho ushobora kuba wisetsa reka nyine mba nishimye yesi sinzi ruta twavuye ahantu utakiza kunsubira mu rugo rw'abandi urugo rw'abandi ko ari rwiza ko urugo rurimo buri kimwe cyose icyo cyose ariko ntabwo ari icyanjye ntabwo kinyanditseho umeze neza ariko rero ko nawe umeze neza ariko mfite amatsiko arangije yewe harya ubundi buje gukora iki uje kunsura no kuhora iki no kunywa byeri mba wazinsabye cyane wagira ngo uzakuzanye zonyine se rega ako mbwire ndanagu nyine kubera ko hano habaye ibirori cyagiye iminsi ishize nje kureba ko nta kantu kasigaye hano ntabwo kasigaye ahubwo zarasigaye umva nushaka kumbwira nkuzanire cyangwa wibere hano tunabane paka utabeshye zirahari ziruzuye nkuko zari zimeze ndakubwiye ngo rwose uzuvumbe nejo uzazuvumbe nejo bundi ariko reka nkubwire aba ni ababosi ni abakire pe icyo baragikora ukajya ngo si icyo ni ubukwe uzi uko ziriya byeri baguze ni na fanta n'amashampanye n'amarikeri n'ibiki biriya bintu ubundi nzi ko bibabigera amabizana mu bukwe uzi ukuntu bazanye imodoka yuzuye amakareyi n'amakaziye bagapukura kugira ngo bagapukura bakinjira bagira se tugiye gucuruza vumera bamufunguriye akabari birancanga abakire babaho neza none se wumye biragaragara ko wumye none ugukoza aho ngaho uranyibutsa ukoza aho ngaho ukoze imwe nkuko ukoze hasi unyibutsa ibuye ese uriya mugabo wo muri cya kirori uriya w'inzobe uriya mugabo yakunigiye iki mugabo mwiza aba utambeshye kuko n'izo mbaraga zawe ariko nye hari igihe abantu twicara ukumva uvuze ikintu waba mubi uvuze ikintu ibyiza byagucika ariko ntitutekereze ku ngaruka yabaho umuntu yarahishe ikintu dukwiye kwicaza vumiriya hasi tukamuganiriza akabwira umugabo we ukuri kose ntacyo ahishe yashaka akamukunda yashaka akamwanga ikindi ibi bintu byo gushaka gukora ubukwe bagasezerana nyamara murabyita ko birimo ibyiza ariko birimo ingaruka nyuma yaho yo gusezerana naramuka agize ibintu amenya bizamubyarira amazi nk'ibisusa ntakubeshye kandi noneho twicuze twari tugombye kumugira inama afite amahirwe yo kuba dufite ntabwo dushaka kumugira inama ngo avugishe ukuri urumva ibi bintu amaherezo ari ayahe mama kuvugisha ukuri rero kuri ibi bintu biteye ubwoba gute noneho bigatera ubwoba kurushaho urebana na hanta akamubwira ibi bintu kubitekereza byonyine biteye ubwoba noneho kubivuga uhagaze n'umuntu cyangwa wicaranye n'umuntu nka hanta vumiriya agatobora akavuga agatobora nyine none se nyuma yabwo hanta namara kubimenya byose akabimenya nibyo bizaba haciye iminsi aho gupfuye umunsi napfesha uzi kuri vumiriya wa kabiri aho gupfa none wapfisha niyo nda yawe basi umukubitinda ubaze ukamusunikisha inda nimba kuko utari kumukubita yewe ntuzajya kubita abajura badufashe se ariko sha kara gatipa ariko nari nkanize ubundi kurunga turanga gace kasi yewe narabonye cyane ari ngahejeje umwuka yewe babukishe ari nkishe yewe ngabyo yivugisha byinda inda yanjye irakomeye mana we ubu se ko ahantu hose ko nababonaga ukuntu yakunize ese ubundi mbwiza ukuri mwari mupfuye iki we ariko sha ntabwo nari mubonye urakaye ntabwo ndwana jya wongera urwana unanarwana ntabwo warwanya ahubwo barakurwanyije baragukubise
ugesha ukuri ariko menya utarayibonye neza ubundi wararebaga ntarebaga ese ari njye nawe kubise undi ninde ni wowe gukubise ntabwo namuteranye umudimba hasi ubwo izo ni inzoga wakura ari wasinze cyane ntabwo wasinze cyane ngo bikabije akusha kwa wewe wenda mu mutwe wawe ko nta musinzi wemera ko yasinze cyangwa yakubise shakonze ko namuteranye umukubita hasi akaza na rufuzi ubwo byo warabirose ubwo ukimara gukubise wese ubirota shana kana no kansereza sansereza dore muri uyu mudugudu buriya bagiye kuntora babona ukushoboye bakota tansiyo bakota n'abajura biragaragara ko njye nabafataga ari babiri n'akaboko kamwe nkabijyanira kuri polisi ari babiri ubwo bivuze ngo babiri bari muri uriya mwe wakunize ejo bundi nizo mbaraga wanize barakuniza ariko wabyemeye ahubwo mbwira sheri ntabwo ujya umbeshya urabona iyo abantu bashaka kubana neza muri ubu buzima nubwo ahazaza baba bagomba kubwizanya ukuri si ubu ndakubeshya ese ugukomeza kunyibutsa ko mfite inda uba uri kumbwiza ukuri n'ipfupfu shyiraho n'ipfupfu ntabwo ugira inda yonyine bya n'ipfupfu uranabyibushye cyane ariko nibyo ngukundira cyangwa ni ikibazo mbwira niba ari ikibazo ajya gukoresha sajari ntumbwire ko wakoresha sajari kubera navuze ko ufite inda nini njyewe uramutse umbwiye ngo mbikureho zibura umwe nahita mbikura yasi ubwo izi nzara zajya zikora he kuko uzayagira ngo my baby my love ako kujya ngo umwereke ese nticyatumye uzishyiraho dore nanjye aho guhisha ibizabora bikamboreraho nabivuga hakiri kare reka nkubwire ibi bintu mbitekereza atari njye wabikoze atari njye utazajya imbere y'ahata ngo bimusobanurire bikantera ubwoba nkabura umutwe n'ikibuno nkabura ahantu yahera bivuga ariko niba uhisemo kuzabwira Vumeri mukicarana ukamugira inama yo kubivuga uzamubwire n'ahazahera uzahamubwire kuko nawe nanjye iyo mbimubwiye kuvugisha ukuri mbona ntacyo afite cyo kuvuga buriya nyamara hari ukuntu ujya kubwiza umuntu ukuri ku kintu kiguteye ubwoba mukabanza mukaganira mugaseka ukamubwira utari kuba usanze ifite amakosa nk'igihumbi wabigenza ute wabyifata mute ugaheraho none se amaherezo ni ayahe amaherezo bizamenyekana yewe hari igihe umuntu avuga ngo ikintu iki n'iki ngo kizagumya cyihishe no guhora ufite ibyo bitekerezo iyo ngingimira y'ibibazo wagize uzi ko ufasha watabizi wasasa inzobe akabimenya agakora icyo ashaka buriya hari igihe umuntu areba ibibazo avuyemo akareba ibindi bintu agiye guteza akagira ubwoba ntabyo bateza njye Vumeri sigamurenganya pe singiye kubeshya kuvugisha ukuri ni byiza ntabwo byanze ariko ibi bintu ntabwo byoroshye none se ko hari igihe utavugisha ukuri kandi wa muntu akazabyimenyera kandi mugatandukana nabyo bibaho ariko Imana yonyine niba yaragennye ko bari abantu bazabana bagasazanya ibintu babyizeje siko atinze kugera i Kigali iyo wagera ufite nk'imyaka 10 ngare babangeze ko ubu uri gukorera Dubai cyane buriya rero nayobye akazi nayobye akazi izi nzara n'iza n'abakobwa bashya zirahenda kubi ariko ni nziza mu bintu byose uzapanga gukora unazo uzazipangemo muri bije ufite muri ubu buzima uzazibaremo ko jana gakoze gukoresha inzara n'umusatsi buri ubwiza bw'umugore n'umusatsi ni ukwitaho cyane cyane umusatsi ni inzara nese eko kantu ko gutamira urutoki bisobanuye iki nako yari cyane shayibe cyo sindaje oya ni abantu bakundana yigo Yes we. Akwaje. Umugabo nakure, ngiye umugabo wanjye nacinyo. Ari wewe. Kwenye abandi bagore. Shabwo nzaba naza akazi kanzanye. Ese uribona nzara umuhehese. Wapi? Kandi rimwe nagukunze. Reka giye. Uzi ko gitwa turi mahana nkabona umukobwa nyuza n'ibibuno nkabona ntumurebye. Ariko nubwo hanze kumbwira impamvu bakuniza ko impamvu nyine niyo bavana n'inkubaza impamvu bakunigiye iki. Ngo mbimenye.
nta muntu wanize njye nateruye imbwa ncika hasi wayicetse ko ahubwo urimo urantwara uramarira amabuye urimo uramara umwuka hano hantu wambwiye ko inzoga zabuze bamwe kanyikuzanire dukomeze tuganira abone si yo uri buzana urayizi ngabwiye harya umuye genda urebe ya yindi bavoma ibiri mu kantu k'agakarito k'akarobine urumva imwe bayita vin menyoro ruzungu mana hakandi yakunda kumbwira ngo imeze nk'iva mu mizabibu sawa vin iritukura sha uziya urikuramo iminkanyari igatuma umuntu agira itoto ndaje kugira muto iriya ni sawa cyane buriya n'umugore bayinyweye ngo arezihirwa sha bazabicamo neza birangire babane gusa njyewe ntakubeshye mfite ubwoba ubu tugiye kuba mfata iki ndeka iki ubu niko tugiye kuba noneho rero wibaze vumira yuko abayeho aseka n'umugabo we ariko mu kandi kanya akibaza uko bizarangira n'uko bizagenda bikamuyobera afite ubwoba sinakubeshya afite ubwoba mu maso afite ubwoba hazana azahera iyo nkuru kuyibara ni ibintu bitoroshye kandi genda mwumva ijana ku rindi ibyo yakoze ni amahano ariko nanone ahantu byaturutse nta kundi azasobanure wakabimenye azasobanure oya wakabimenye byagiye bigenda nyine gusa ni ukuzamugira inama nyine ahubwo afite uburyo bitwaramo anyesi uramponda sinoga umwana wanjye afite aho yahera avuga ikibazo cyamubayeho umugabo yarabizi imva n'imvano yo kugira ngo agende none se urumva abuze aho yahera ntabwo abuze aho yahera ku buryo asobanura ibintu uko byagenze ikibazo ashobora kumubwira ati ni gute wagiye gucumbika ku musore ku gitsina gabo igitsina gore cyari kibuze ati ibyo bintu warabigambiriye ahubwo wowe wari warabuze ukuntu duta anyesi simbyumva afite kwisobanura avuga ko yari afite igihunga niwe yaguyeho nyine aramucumbikira azabivuge ubundi ibiba bibi My daughter. ese ubundi sheri hari ikintu mpora nibaza sheri ufite umutima uhangayitse utambwira ko mama se yongeye agarura ubundi kubera icyo nkunda abantu n'abantu bakabibona ariko nkeka ko byakabaye aribyo byiza ko babona ko dukundana kumukunda se n'umuntu
nanjye urabizi ndagukundana na kwitangira pe. Nisi ugiye gukundana no kubana n'ikirashimwe nkiri si byiza se? None se ndakumva pe, nakubwira n'ikintu cyatumye ubabara. hari gusa nyine mwiriye gusa nyine nakora ntumbabarire. Shuri ko ikintu bigaragara sinakubabarira, hari uko ntagize ngo nkwereke ko nakubabarira. Please, ibi bintu byararangiye. Narakubabariye n'umutima wanjye wose, n'ababyeyi barakubariye, n'umuryango barakubariye, ndetse yewe nta n'ikosa tukubaraho. Mana, sinabasha kubivuga pe. Mbabarira uncira inzira, unkure muri ibi bintu, kuko sinshaka kumubabaza. Urabizi ndamukunda. Sibyo? Wumve ko ibintu byarangiye, nta kibazo na kimwe byakongera guteza. Sorry, kamwana. Welcome biscuit. Welcome biscuit, chérie. Welcome biscuit. Ajya sari tamarira. None uje umwaka batazirya. Ese sheka mwaza. Kweki bigari mumegeze bikubwiraho byagucyuriye. Pe mama nta kibazo dufitanye, ahubwo nuko mba nicaye nkatekereza. Mama. Oya ntacyo. Nta kibazo gihari, nuko kwa kugira umuntu icara agatekereza ku bintu akavuga ngo reka baze umuntu. Yego. Nta kintu kiri byishimo. Oya ntacyo. No. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Ibaye ngombana na kwitanga. Ariko sinifuza ikintu na kimwe cyakongera kudutandukanya. Kandi ko sindi nifuza ko ryakongera kuba, yewe yaba ari ngiri koze cyangwa nta na nimwe nkimwe, kandi nizere ko nta n'umwe wakora. Sibyo? Yego. Reka ibyabaye byose tubisiga inyuma, tuzongera no kubitekereza. Iyo niwe n'ikibazo ufite cyuko njya nkubaza ahantu wabaga, ntabwo nzongera kukubaza. Basubiye mu mishimi nanjye nishimye. Ese kuhangayitse? Oya ntabwo mpangayitse, ahubwo nuko ndi kumva. Kiri kubona. Ntacyo pe, ahubwo nuko ndi kumva ntameze neza. Nyine harabura iki? Ntacyo, ni kwa kude umwana ndajije wararwaye tupepe. Akomeze neza. Ego shiri nanjye ndagukunda. Ntabwo mpangayitse, ahubwo nanjye ndagukunda kandi urabizi nanagupfira. Ako se basi nagira nk'ikosa wenda nkora uzambabarira. Shiri mpora utarasaba imbabazi. Uzambabarira sinuzanyanga. Nta nubwo nabitekereza, sinanabirose. Nanabirose nabyo kunatokesha abadayimoni. Iri jambo mu gihe cyanyacyo uzaryibuka. Ufite iki kibazo? Ntacyo. Ese nzajya nkuganiriza nabyo mvuga ko mfite ikibazo. Navutse. Nizere ko nta kintu na kimwe cyishimiye. Oya ntacyo. Kundanire. Rega ntabwo umuntu nese umuntu ahora muri mood nziza. Ngiye rero ngukunda birushije kwa kuri muri mood nziza wishimye. Urabizi ko nanjye nkora ibishoboka byose ngo ubeho wishimye. Ntabwo umuntu ahora muri mood nziza shiri, ntabwo umuntu abaho. Ngiye rero niko ngushaka, ni nako ngukunda. Kandi nzakora ibishoboka byose. Ese nabyutse nabi. Rega ari ukuntu umuntu abyukira ibumoso. Kandi twararanye tugwabyuka nabi. Ntabwo byabura, ari ukuntu umwana ashaka kundaza nabi. Nkazinduka mfite bataye. Noneho kuzatubigenza kugira ngo atakuraza nabi. Nzajya ngufasha narira ninjoro cyo kumugufasha. Ko tutakibereye. Tugendage no kurya. Kandi gakibyoka. Papa we. Pa, kambura imodoka.